What's up, guys? This is SJ and I'm back with another video. If you are new, welcome to my channel, and if you are not, welcome back. Remember to subscribe, share, like, and comment down below, please, and thank you. So guys, uyu munsi rero nkuko mubizi iyo ndi hano kuri YouTube mbanje kubaganiriza cyangwa se nkumbuye kuyapa, I like to talk. Ako uyu munsi nzanye ibintu biri seriye pe, like noneho uno nago nje gusa nzanye ibintu biri seriye, kandi ngiye kuvuga ibintu biri seriye mba ndi seriye, no yusi nawe nduseke, yusi ndaba seriye nawe nduseke pe. Rero mu nyumve abari bubyegereza umutima nangwa se atari bubyegereza umutima nabyo ubwo ni ibyabo, gusa ngewe I'm just a messenger, ariko ndi kuvuga ibintu byabaye, ngiye kuvuga ibintu byabaye inshuro nyinshi, kandi of course nabonye muri community yacu, kuko community z'abandi ntago nzi ko ziteye. Rero ntabatindiye, dore ko ngira umunwa, ntabatindiye reka nze babwire ikinyicira ngaho. Nje kuvuga ku bintu ibintu bitatu nje kuvuga ni ibihe rero. Kampere ku cyambere. Ikintu cyambere nje kuvugaho, niba umuntu yagize ikirori runaka, yaba birthday, yaba graduation, yaba ubukwe, yaba ikirori cyacyo cyose nyine, ukaba wagitashye nta mpano ufite, nta kibazo, ariko ikintu ntashaka nawe se nakunda ku giti cyanjye, I don't know about you, bagiye kubavugira ko ngewe ntabikunda. Nimba watashe ibirori runaka udafite gift, ukaba ushaka wenda kuva nk'ijambo, nta kibazo, haguka iryo jambo rivuge, ariko nturenzeho ngo ubeshye. Nimba ngo ubeshye, murabizi ko mujya mubeshya abantu benshi. Nge n'abantu bose kandi kubyegereza umutima. Stand on business, Aline. Let me stand on business. Mbere kuko nina standing on business, ndatangira guhamagara abantu ndi kubibutsa, hey, ya mpano wanyemereye nanuniraza, But nyine ko ngira umunwa, I'm sorry. But yeah, ibintu nje kuvuga, nimba watashe ibirori runaka nta mpano ufite, it's okay. Haguruka, ukaba ushaka nyine kuvuga ijambo, haguruka uvuga iryo jambo, kuko hari n'abantu nyine love language yabo ari amagambo meza nyine, nawe se banakunda n'amagambo bataranitaye no kuri gift. Haguruka uvuga ijambo, uvuga ati Aline, isabukuru nziza, nawe se congratulations ku ntsinzi wagezeho, ndakwishimiye. That's okay and that's enough. Ariko ntumbeshye ngo impano nakuguriye ngo ntagaraza ngo ningira ngo nzayikugezaho. Guys, ibi bintu ngewe mbivuze ndi seriye mbabaye, abantu benshi bakunda kubikora. Ngenda mu birori bimwe na bimwe, nangwa se n'ibirori byanjye, abantu bakavuga ngo hari impano ngo naguze ngo ntiragera, ngo ntiraza, ngo nize ngo nzayikugezaho. Nangwa se kumva umuntu aravuze ngo I got you, ngo got something for you, ngo nyine ngo tuyaduhura ahantu hatandukanye, ngo I got you. You don't got me. I don't know that you got me. If you don't have a gift, it's okay. Vuga amagambo, ushimira Imana kubw'intsinzi nawe se birthday nagize, ariko niba udafite gift, it's okay. You don't have to lie. Yeah, nta nca ku ruhande. You don't have to lie. If you don't have it, you don't have it. It's okay. Long story short, niba udafite impano y'umuntu, ntukajya ubeshya ngo uzayimugezaho kandi uzi ko ntayo ufite, kandi uzi ko nta niyo uzanamugezaho. Ikindi kintu nshaka kuvugaho, iki kintu nakivuzeho bro, ibintu byo kuguza amafaranga umuntu ugategeka ngo wakwibutse kuyishyura, cyangwa se banakwibutsa ukabirakariramo nkaho umuntu we yayatoraguye, nkaho umuntu we mbese ntacyo kuyakoresha afite, sibyo? Kambabazi, ese iyo ugiye kuguza amafaranga uko uba yakeneye, uri ko n'umuntu ugiye kuyaguza we adafite icyo kuyakoresha? Nangwa se ubona ko mbese like here's the difference nshaka kumakinga, dore ko ngira umuntu narakaye. Ntago narakaye. Guys, ntago narakaye. What? Narakaye. So ukaba n'umuntu araguhamagaye se
Aline wanguze amadolari 500 ko nyakeneye, urikumva? Aline ati rero ndayafite ariko nanjye afite gahunda ko gusa ko yakeneye ubungubu kandi nkanange gakoresha ubungubu reka nyaguhereza. Ubwo noneho ya gahunda yawe yagera ukavuga ati okay kangende gusaba Aline y'amafaranga namugujije nyakoresha nanjye ibintu byanjye. Ugasanga ubwo umuntu Aline ararakaye ngo uri kumwishyuza ngo uri kumwibutsa ngo se ngo urukora naribagiwe biki n'ibiki, and I'm like bro like ngira ngo at the moment nta ifite ariko ntundusha uburakari, urikumva? Hari ikintu nshaka kubamenyesha. Ngewe ku giti cyanjye yungujije ukambwira ati Aline wanguza amadolari 500, urikumva? Icyo gihe nyine nyaguha nkaho nkugujije, ariko nimba uzi ko utazayanyishyura ukaba ukeneye nk'ikintu mbwira ati Aline wampa. Numbwira ati Aline wampa ndumva ko ndi kuguhereza. Hari itandukaniro ryo kuguza no gutanga. Hari itandukaniro ryo kuguza no gutanga. Numbwira ati wanguza of course ndayagwa nzi ko uzayanyishyura, urikumva? Numbwira ati wampa ndumva ko nguhaye as in giving, and of course numbwira nkuguze numbwira ngumpe bitewe nayo uri bunsaba kandi nzi ko ari kuko utazanyishyura nshobora kuvuga ati ntayo mfite nawe se nkanayakwima, ni uburenganzira bwanjye. Ariko nimba ugujije ikintu please ukakibona ntukagitegereza ngo umuntu aze kukwishyuza. Ikindi kandi hari abantu bajya kwishyura bakumva ngo nibo bari guhomba. Nkibaza se kuri kuteza ko ari uri guhomba, uwo yagujije we nta hantu yakuye yaratoraguye. Like nyine tuye tugira umutima I don't know utari ubupfumfu. Yes, ikinyarwanda cyiza, umutima utari ubupfumfu, utari ubujura. Nimba umuntu akugujije ujye kumwishyura utari kwikandagiraho ngo mfite 1,000 ngo ninkora 500 yaracitsemo. Iye ashaka kigemo n'amaguru n'amaboko, nanjye nacitsemo yanjye, nanjye nacitse ayanjye. Ikindi kintu cya gatatu, expectations. Expectations mureke mabwire nshuti bavandimwe bakundwa, ibintu byo kugira expectations. Am I actually? I am not. Ni camera. Or maybe I am. No, I'm not. I don't care. But ibintu bya expectations ku bintu kababwire ngo expectations, for example nagize nka birthday party, graduation party nangwa se a wedding, noneho nka expectinga ko hari abantu bari bume gift cyangwa se ndari buhaguruka bakavuga nk'ijambo. Guys, uzikiye kikubaho iyo abantu badakoze ibyo ari gutekereza. Urababara ukabyegereza umutima ugatangira ngo narinzi ngo gutya na gutya na gutya na gutya. Ikintu ngiye kubabwira, ujye ukora ibirori runaka mu buryo bwo kwishimira ikintu cyo wagezeho nangwa se ikintu cyo uri guserebura. Expectation mu bantu uzishyire ku ruhande, nihagira ikiba nyine bakagukorera ibintu byo bashaka, guhaguruka kuvuga kuguha gift, babikora kutari kubi expecting, kuko disappointment igiba nyuma yo kutabona icyo ari ku expecting. My dear, igikubabaza. Urundi ruhande rwa expectation nari nshaka kuvugamo ku expecting ko mbese let's say Aline njya mubona nkabona inshuti yanjye bitewe n'ukuntu Aline nyifataho, ubwo Aline naza mu birori byanjye of course aranzanira gift, arahaguruka avuga ijambo. Aline uko umufata ashobora kuba atari ko gufata, ukumva? Aline uko umufata ashobora kuba atari ko gufata, noneho yaza no mu birori byawe yego na presence z'abantu yego pe nazo zifite agaciro. I'm not saying ngo gutaha ibirori byo byonyine ngo nabyo ni ikibazo, no, of course presence yawe bikeneye, kuko wambwa n'ibyo birori watetse akabura ababirya nabyo byakubaza kurushaho noneho. But I'm saying expectations, ntujye ubona Aline uko kwifataho ngo expecting ko Aline aza doing the most ku birori byawe, kuko Aline nabitaha ntagira ikintu akora, akicara nk'abasangwa, ntakora uturimo nk'inshuti zawe. Nyine urabizi iyo umuntu yakoze ibirori runaka, inshuti ze nyine akenshi nizo ziba
ziba zise kuhaba nyine zikamufasha gutegura ibintu, kwakira abashitsi, ibiki n'ibiki. Ibaze rero ko ntari naraje yicaye nk'abashitsi, nta n'ikindi ari gukora, nta n'ijambo avuze, nta na gift yaguhaye, kandi wari ku expecting ibintu birenze kuri Aline. Icyo gihe sasa rero utatangira ukwestioning ubushuti bwawe na Aline. Rero njye nyine rero ibintu byose mvuze hari ahantu nabibonye, nanjye hari ibyambayeho. Mpamvu njye hari igihe nshaka kuvuga ibintu nkavuga ati hari abantu benshi bagiye babijyamo bikababaho badafite aho kuvugira. Njye ariyo mpamvu ndi hano njya bavugira ibintu mudashaka gushira hanze. Njye ndi YouTuber, I accept kuba mu messenger wawe nkaya nkuvugira ndashaka kuvuga. Kuko njyewe rwose niko kazi kanya YouTuber. Yego sinzaza ngo ntongane mvuga abantu nabi, no. Niyo ndi gukoresha izina ryanjye Aline. But mujye mwirinda ku expecting ikintu ku muntu. Nagukorera ikintu cyiza, yes, mushime, wishime, ariko natagukorera ibyo wari gutekereza uzaba so disappointed, ubabare. Hari n'abantu bakunda overthinking ibintu, ibiki n'ibiki, usange wowe aho uri ibitekerezo byawe biri kure, uwo muntu ugutekerezaho yigaramye ari kurya ibijumba n'amata. Rero kansure mu bya bintu bitatu navuze. Niba what was the first one? Niba ibintu bitatu community yacu igomba gucikaho. Niba watashe ibirori by'umuntu nta gift wamuzaniye, ntukajye uhaguruka mu bantu ngo ubeshye ngo gift wayiguze ariko ntirakugeraho ngo uzayimugezaho nyuma, kandi uzi ko ntayo waguze, maze ngo umuntu ategereze ahebe. Icya kabiri, nimba ugujije umuntu amafaranga ukaba uyabonye, igihe uyabonye hita wibwiza kuyishyura, nuko yitegereza ngo bakwishyuze, ngo n'igihe bakwishuje ubirakariremo. Icya gatatu, ntukajye we expectinga inshuti zawe baba nyine kuteza ko ari inshuti zawe kugira icyo bagukorera ku birori byawe runaka wagize. Iyo barwa ngo bahaguruke bavuga ijambo, iyo barwa ngo barakuzanira gift, nawe uzavuga ngo barazinduka bagufashe gukora imirimo. Ntukajye bya expectinga. Niba bikora ni byiza, niba utabikora ni byiza. Mbese ujye utegura umutima wawe ku buryo utazajya ugira ikintu na kimwe kiwutungura mu bintu byabaye. Murakoze nibyo. Kuko njye kamabwira ukuntu nteye. Nimba umpromisinze ikintu ntujye ukore, ntabwo nzapfa kukibagirwa. Ni nka kwa kundi mu nkambi umuntu ageza kubasura akavuga ngo zakuzanira umugati avuye ku ruzindo, maze yazatawuzanye kera nyine tukiri abana, yazatazanye umugati ukamwibutsa ngo wa mugati urihe, nabo akakubwira ngo azagwicira nk'igiceri cya 20, atakiga ukamwibutsa. Nanjye niko mbese ibitekerezo byanjye bimeze. Ubundi kuntu bimeze, ibitekerezo byacu birya ibyo tubigaburiye. Numbwira ngo uzava ku ruzindo nzanira igiceri nawe sinzanira umugati, of course nzazirikana ko igihe uzavira ku ruzindo uzazanira umugati. Nunsezeranya gift ntuyimpe, nzayamora nkubona buri gihe nike ko wansezeraniye ikintu ntukimpe. Njye ntabanye mpfa kwibagirwa pe, ariko nutabivuga of course ibyo wavuze ntaho nzabyibuka, ntabwo nzanabitekereza ko ntabihari. So byoroshye, nimba nta gift ufite haguruka uvuga ijambo risanzwe, naryo rirashimwa cyane pe, naryo rirashimwa. Haguruka uvuga ijambo risanzwe birangire wicare, nangwa se uze utaha ibirori, presence yanyu nayo ibikenewe cyane, kuko nkuko nabivuze uko zibiro ukabura bitana byo byakubabaza cyane. Ku mafaranga, nimba uzi kutazishyura umuntu amafaranga nawe se kuko ari gishobora kutari gukora ukaba utari ku expecting ahantu uzayakura, vuga ati se Aline ntago amadolari 50, nushaka kumenya kiri mu byati ndi kuyagusa nta ndi kuyakuguza, simple. Ariko nuko mu making a promise mutari bugira ute, mutari busohore. Naho ubundi nibyo. Murakoze kundeba, n'ibindi nzabibavugira, mujye muntu kera nkiri consistent kuri YouTube. Harananye banyandikira akambwira se wagenda kutuvugira kuri no topic ko twego nyine
tudafite talent mu buryo bwo gupostinga ku masocial media. Niba hari ikindi kintu ushaka ko mvugaho, unyandikire kuri Instagram cyangwa se TikTok nangwa se hano, umva nzakibavugira. Umva kutanduka gutuka umuntu, ntabwo nzi gutukana, nangwa se ndabona nabatutse. Murabeho. Thank you for watching, and excuse my voice. Oh, now it was in the beginning. Yeah. Thank you for watching. Subscribe, share, like, comment down below.